tujya kutangira iki gikorwa twagitangiye mu mwaka wa 2024. 2024 hano mu murenge wa Jabana ni ahantu twarebye hasa naho hakiri mu giturage. Urabizi ko na gahunda ya leta yo kwegereza uburezi abaturage no kugira gute. Bavuga tuti abanyeshuri bahano cyangwa abana ba hano muri aka gace ntibagakora ibirometero byinshi bajya ku ishuri. Umushiti wanjye yabaga mu gihugu cy'Ubushinwa arambwira ati se twakora uhe mushinga hano mu Rwanda. Ahubwo ni nanjye nabifite gahunda gukora umushinga twafatanya tujyana mu gutyo dutangira ikigo cy'ishuri kugira ngo abana ba hano muri Jabana bagabanye byibuze ibirometero byinshi bakora bajya ku ishuri. Tugitangira 2024 tutangira n'abana 50. Tugeze 2025 tubona abana barenga 180 n'ubu ngubu barimo mu ishuri barimo bariga. None baza kudusura kuko icyangombwa cyane isa turagifite. Baza kudusura baratubwira ati nitwagure. Icyo gihe rero 2025 nta bushobozi twari dufite. Dushaka ubushobozi turakusanya tugura ikibanza iki ngiki mubona. Ikibanza cyari kirimo inzu n'umuturage. Turakigura turamwishyura umuturage avamo. Dushakisha amafaranga yo kubaka. Tugiye gushakisha amafaranga yo kubaka nibyo by'ibyangombwa bya warumbajijeho hari mu buhinzi ariko harimo inzu y'umuturage yabagamo. Ngiye ubwanjye ku itariki 25 akushize nandikiye ikigo cy'igihugu cy'ubutaka mbasaba kuko hari mu mategeko agenga ubutaka hari uburyo ki ushobora guhindura imikoreshereze y'ubutaka hagamijwe igikorwa cy'inyungu rusange. Barabima bama criteria zose tuzijyana ku murenge. Ku murenge engineer w'umurenge aratubwira ngo hano kuko harimo inzu yaduha ahubwo icyo tutire tujya muri izo procedure zindi yaduha ngo icyo gusana iyi nzu ngo twe tukubaka nta kibazo. Atubwira ati rwose ntibibavune icyangombwa turagifite hano mu mpapuro hano ngiki ndagifite cyane cyo ku murenge. Ahangaha ni metero 7 n'igice kuri 7 wagombaga gusana kuki atari byo byakozwe. We icyo yatubwiye ni iki yatubwiye ati reka mbahe icyo cyangombwa ariko mwirinde gusenya Victor engineer n'ubwo yandaza no kugwa amashusho yari hano. None aratubwira ngo dushake abantu ngo bita abahigi ngo tuba aribo tuvugana nabo. Abibwira uwo mujama dufatanyije ikigo cy'ishuri. Ngewe sinari impare arabimbwira. Uwo muntu dufatanye ndavuga ngiye ibintu byaruswa simbyemera. Nge natse ibisabwa kugira ngo twubake ikigo cy'ishuri. Ahubwo twe twakuzuza criteria bakaduhindura imikoreshereze y'ubutaka tukajya mu ntuza. Uwo mutipe aramubwira ngo nta kibazo ngiye mfa kuba mbizi. Ntimugire impunyenge. Abo bantu turabashaka. Umutipe abaha amafaranga no message zirahari. Zirenga amafaranga arenga 900. Noneho nge naravuze ndavuga nti ibintu byaruswa simbyeme ntireka tubatange muri RIB. Aratubwira ngo muramutse utanze umwe abo bahigi nyine n'abantu bazwe abaturage barabaza ngo utanze umwe ntushobora no kuvoma amazi ngo yanywe. Imboni TV ndagusuje kandi mwifurije byiza ahantu hose hatandukanye. Wowe nshuti muvandimwe ukunda ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel yanyu yitwa Imboni TV. Nge nitwa Ajabo Marashire kandi tuganire kuri iyi nkuru yakomeje kuvugisha benshi muri iyi minsi. Umunyamakuru ndetse akanumu business Discrema ngira ngo mwabonye benshi ko yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano ashinjwa ibyaha byinshi. Uyu munsi hande makuru menshi yakomeje kugarukwaho ari mpamvu tugiye kugaruka kuri iyi nkuru yakomeje kuvugisha abatari bakeya kugeza uyu munsi yakomeje kuba ururondogoro ikavugisha abantu batari bakeya. Mu byukuri ikintu cyakomeje kugarukwaho Discrema ubundi adutangira ikibazo cye hari byinshi bitavuzwe nko kuba yaramenye imodoka y'abashinzwe umutekano yayikubise ingumi yayikubise igipfusi batangira gutekereza yuko ari amabuye yatewe n'abaturage. Icyo ni ikindi cyaha abantu batatekereje. Ikindi Discrema yatanze ruswa y'ibihumbi 900. Iki ni cyano batatekereje. Discrema hari ibindi byaha byinshi ari gushinjwa gushyamirana n'inzego z'ubuyobozi, inzego z'akarere ka Gasabo yashinzwe kukavugira amagambo atari meza. Hari utusigisigi tutavuzwe n'ibindi byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru. Ni mpamvu tugiye kwigaruka kugira ngo dusobanukirwe neza ibintu abantu bataragiye basobanukirwa n'ibyo bataragiye bamenya muri rusange. Ubundi mbere na mbere uko ibi ngibi byagenze byatangiye uyu munyamakuru Discrema ashyiraho business yo gushyiraho ikigo cy'ishuri. Kino kigo cy'ishuri aragishinga afite umufatanyabikorwa utuye hanze y'igihugu mu diaspora bafatanya business. Aravuga ngo mfite gahunda yo kuba nashinga business bakora ikigo cy'ishuri. None Discrema yaka icyangombwa cy'ubutaka cyo kwagura inyubako. Yahawe icyangombwa cyo kwagura gifite 7.5 kuri 7 cyo kwagura inyubako.
nuvuga ngo yari inyubako yo kubamo, ariko icyo cyangombwa gikoresha nabi, we ahita yubakamo ishuri ry'ibyumba 4 ari naryo ryasenywe na leta. Amaze kubaka kino kigo cy'ishuri rero, NESA yaramusuye na 2025 umwaka ushize imusaba kuvugurura. Yatangiye business na 2024, atangirana amashuri make yahafongaho, atangirana abana 50. Nyuma gato y'umwaka umwe na 2026 yakira abandi bana bashyashya bagera kuri 150 gutyo kuzamura. Bivuze ngo uyu mwaka wa 2026 wari umwaka wa gato arimo akora no business yaraguye. NESA yamusabye kwagura business ye. Imusabye kuyagura niko kwaka icyangombwa, leta imuha icyangombwa cyo kuvugurura. Hano hantu yubatse ishuri hari inyubako y'abaturage, noneho inyubako bagura abaturage barabimura, noneho ya nyubako z'abaturage bamuha icyangombwa cyo kuzivugurura. Icyangombwa cyo kuvugurura inzu ihwanye na 7.5 kuri 7 nicyo agomba kuvugurura, ariko arenga ku itegeko yubaka inzu bundi bushya. Hanyuma rero uyu nguyu Disikerema yanyonyeje n'amategeko. Umuvugizi nyuma gatoya, mbere gatoya yuko ahawe kino cyemezo cyo kubaka, yavugishije engineer w'umurenge wa Jabana, kuko niyo cyaha cyabereye umurenge wa Jabana, akarere ka Gasabo, niho iki kibazo cyabereye. Avugisha engineer w'umurenge niwe wamuhaye kino cyemezo cyo kubaka, icyangombwa cyo kubaka arakimuha. Ariko engineer arangije avugana, aramubwira ngo genda urebe abo bita ba bantu babashinzwe kugenda bagenzura mu midugudu, mu mirenge, bareba ahantu hari inyubako yabitujuje ibisabwa, kugira ngo abo bantu barebe izo nyubako zitemewe baziripotinge cyangwa se babitange kuri leta, hanyuma batange amafaranga. Leta ibaca amafaranga bitewe nuko baba barubatse bigeneje n'amategeko. Abo bantu rero nibo baje guhabwa amafaranga, bahawe 900. 900 bayahawe n'uyu mugabo Disikerema. Noneho ayo mafaranga aba anyoneje n'amategeko. Abantu bitwa abahigi, nabango ngo engineer amubwiye ngo ujya kureba abahigi. Abahigi n'abantu twabonye bazenguruka bari inyubako nyoneje n'amategeko cyangwa zifite icyangombwa. Bano bantu bitwa abahigi bakorana bya hafi n'uyu engineer w'umurenge, bagakora n'izindi nzego zitanga ibyangombwa. Bano bantu bahabwa ruswa. Nukuvuga ngo nubwo waha akantu kabitu gukwaha umuyobozi umwe, zino nzego zindi cyangwa se bano bantu bakorana n'abahigi batabizi, nta kintu byakumarira. Iduri yawe ntabwo yagera ku ntego zayo. Niko kurangiza afata 900 abihereza abahigi, bamufasha ngo muri iyo deal umurenge bafata ako kantu. Ariko kandi harane makuru avuga yuko gitifu umurenge wa Jabana witwa Shema Jonas n'umuyobozi cyangwa se umunyamabanga mukuru w'umurenge wa Jabana, bivuga ko nawe hari akantu yariye. Bivuga ko yafashe umurenge wa Jabana ngo akawugera nk'akazu ke, ndetse akazajya yirira utuntu dutandukanye. Bivuga ko uyu muyobozi nawe ashobora kwisanga amaboko ataraye bitewe n'ino kesi ya Disikerema. Amakuru aravuga iki? Aravuga yuko ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana, engineer w'umurenge wa Jabana ndetse none bitwa abahigi, bari inyuma y'uyu mupango wo kuba Disikerema yaratanze ruswa y'amafaranga 900. Uyu 900 Disikerema mbere yo yatanga aravuze ngo ese bano bantu twabajyanye mu nkiko bakaburanishwa kuri ruswa mbere yuko tuyatanga. Wamujyana mu hanze muri diaspora amubwira ngo oya yabahe nta kibazo. Ati nta kibazo. Nukuvuga ngo kino kibazo kiri hagati y'umuyobozi bw'umurenge wa Jabana buyobowe na Shema Jonas, umunyamabanga w'umurenge wa Jabana, ndetse engineer w'umurenge wa Jabana, ndetse hakaza na bano bahigi. Ikintu cyabaye niki? Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwamenye ayo makuru, buhita bujya kuri tere uko ntago bwatanze icyangombwa. Bamenya ko umuntu yahawe icyangombwa cyo kuvugurura bikarangira yubatse inyubako y'amashuri ibyumba 4. Ngo nubwo NESA yamusuye, ntago NESA yari izi ko uyu muntu afite icyangombwa cyo kwagura. Ikindi rishuri ryubatswe mu butaka bwagenewe guturwamo, ntabwo ari ubutaka bwagenewe n'ubutaka bwagenewe ubuhinzi, ntabwo ari ubutaka bwagenewe kubakwamo cyangwa se guturwamo. Icyo ni ikindi kibazo kibigaragaza. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine ku butumwa yanditse kuri X yaravuze ngo hano hantu yubatse hagenewe ubuhinzi, ntabwo hagenewe guturwamo. Avuga kandi yuko iyo uhawe icyangombwa ukagikoresha nabi, icyo gihe urahomba. Basenye iyo nyubako bagasigaza ibintu byari biriho kugira ngo
icyangombwa gikoresha icyo cyagenewe. Ikindi ushobora kwamburwa icyo cyangombwa mu gihe utagikoresheje neza uko bimeze. Ibindi byagiye bivuga ni ibiki? Nuko Diskelema mbere yuko atabwa muri gereza cyangwa se afatwa n'inzego zibishinzwe, yashyira ubutumwa hanze kuri X, kuri Twitter, aravuga ngo umusore w'imyaka 29 wahanze business yo kugira ngo afashe leta kwagura igihugu ndetse n'uburezi, atangije business y'uburezi hanyuma akarere karamufunga cyangwa se karamwangiriza. Ni ubutumwa bwinshi yanditse, ariko ingingo yo kuvuga ngo akarere kibasira biri mu byatumye akarere gahaguruka kabigiraho ikibazo. Bivuga ngo akarere ka Gasabo n'umurenge wa Jabana ntabwo bari kujya imbizi, ntabwo bari kumvikana. Bivuze ngo kano kabitugu kwaha yatanze kagumye mu karere, ntabwo kigeze kagera mu karere. Niyo mpamvu akarere ka Gasabo kimanukira kajya kuri tere ngo turere ikintu kiri kujya mbere ni igiki. Ikintu cyakurikiyeho ni cyo ngiki, kubera yuko uyu mugabo Diskelema akurikiranyweho icyaha kimeze giti. Kwanza afungiye kuri station ya RIB ya Jabana, akekwaho kwangiza ikintu cy'undi ndetse no kurwanya abayobozi mu by'amategeko cyangwa se ububasha bw'amategeko. Ububasha bw'amategeko abenshi bari kuvuga yuko, ariko nanditse amagambo menshi kuri X bavuga yuko ngo yatangije business ariko gufasha igihugu gutera imbere, noneho akarere karamurwanya. Arangije ataginga minisitiri w'urubyiruko Dr. Abdallah, avuga yuko ngo abasore bawe basabaho gute, cyangwa se urubyiruko rwawe ko dukora business akarere kakabyanga kakadusenyera, urubyiruko ruzabaho gute? N'amagambo yandi yanditse asa naho ari ibitajyanye. So ni zimwe mu mpamvu zerekana ko uyu mugabo hari mu byaha kurikiranyweho, harimo iki ngiki cyo gukoresha nabi cyangwa se kurwanya ububasha bw'amategeko. Iyo n'indi ngingo iri hari. Indi ngingo itaravuzwe ni iyi ngiyi yo gutanga ruswa. Mu Rwanda ntabwo yemewe gutanga bitugukwa cyangwa se ruswa, ariko mu bigaragara nk'uko we anabyiyemerera muri video yashyize hanze, ni uko ashimangira ko yatanze 900 akabiha abantu bashinzwe bano biyise abahigi. Kandi abahigi bakorana bya hafi na enjeniyeri w'umurenge, bakorana bya hafi n'inzego z'umurenge, bakorana bya hafi n'abantu bashinzwe ibyo nyubako, kugira ngo umuntu bahaye icyangombwa niba arimo akora amakosa ntibigire ikibazo, bagasaranganya ibintu bikarushaho kugenda neza. Amakuru yandi yakomeje kugenda agaragazwa nayo ngayo. Ikindi rero uyu mugabo akomeje kuba yajya aho ngaho. Yari yahawe kandi icyemezo kimara amezi 3 yonyine. Kino cyangwa cyo kuvugurura yarahawe kimara amezi 3, ariko inyubako yi imaze imyaka hafi 3. Nuwango icyangombwa cy'amezi 3 yagikoresheje nabi, yubaka inzu imaze imyaka 2 kandi yari taranozo regeze hejuru gatoya. Abantu baje kuyisenya rero bagaragaza yuko icyangombwa cyakoreshejwe nabi, nk'uko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali cyane cyane Emma Claudine umuvugizi w'umujyi wa Kigali yabyanditse kuri X, asobanura byinshi cyane bitandukanye kuri iyi ngingo, anasobanura ko ikintu cyari cyateje impaka hirya no hino kuri rubanda. Gusa abaturage benshi barera muri kino kigo yari yashinze, harimo bamwe mu baharera bavuze yuko bidakwiriye yuko umuntu niba yatangije gushinga ishuri atakwiye kuba yafatanya cyangwa se bamusenyera, ahubwo bamuteye inkunga cyangwa isenga mu bitugu hanyuma agashyigikirwa none ibikorwa bye ntibisenywe. Umwe mu batanze ubuhamya avuga yuko bidakwiye. Abaturage bandi bavuga yuko uyu muntu yari atanze umusada ndetse n'umusanzu wo kubaka igihugu, bityo akwiye guhabwa amaboko yandi ya leta akunganirwa. Ariko nubwo benshi bavuga gutyo, leta yivuga ko umuntu wese agomba gukora ikintu binyuze mu murongo wagenwe n'amategeko. Icyangombwa asabye niba ari cyo kubaka ni cyo kubaka, niba ari cyo kuvugurura ni cyo kuvugurura. Ikindi, ubutaka bwagenewemo ubuhinzi nubwo hatuyemo n'abantu, ariko bwagenewe ubuhinzi, cyane ko iyi nyubako yari yubatswemo na Bloxima izamaramo igihe kirekire. Mu magambo yandi yanditse Diskelema yaravuze kuri X ngo leta iri kudusenyera, avuga ngo akarere iyo batureka nibura tukisenyera ntibadusenyere. Ashaka kuvuga ngo leta yadusenyeye ibintu nabi, Bloxima yacu yangiza ibintu arabyangiza, noneho twebwe twisenyera twari kujya dufata itafari ikava kuri ndi neza ditamenetse, Bloxima ntimeneke, noneho inkingi yacu ntiyangirike. Bivuze ngo ibikoresho byacu by'ubwubatsi tukazongera tukabipakira imodoka tukabijyana ahantu runaka tukazongera tukabyubakisha, ariko leta yo yaje ibisenya ibifata nabi cyane, biba bicyane kurushaho. Nuko bihagaze muri aka kanya, ni iki cyari kiri kuvuga muri iyi nkuru ya Diskelema, ndetse no gushyamirana gukomeye cyane n'akarere ka Gasabo ndetse na meya wa kano karere. Ariko kandi hakazamo na dosiye y'umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana, nawe uri kuvuga ko ashaka kuza muri iyi dosiye kubera ko inzego z'ubutabera cyangwa inzego za polisi zikimara gufata uyu mugabo ngo ari gusobanura icyaha,
hazemo na kano kantu ka kesi, ndetse binavuga ko uyu muyobozi w'umurenge asanzwe ngo hari ukuntu ajya bigenza, ndetse yubatse akantu k'akazu ndetse no kurya kabitugu kwaha. Hanyuma inzu yo yari maze kugeraho arenga $60,000,000. Yavuze ko ari yaramaze kugenda kuri iyi nzu yaramaze kubaka. Ayo mafaranga niko yabisobanuye Disk mbere yuko ajyanwa gufatwa n'inzego zibishinzwe. Gusa nubwo yatangize Minisiteri y'Urubyiruko cyangwa se Abdallah nta kintu wigeze atangaza Minisita kucyo yabwiwe. Hanyuma ibyagiye bivuga byo ni byinshi kuri aya makuru, ariko reka turebe uko biraza kugenda. Ntagaraburana ikindi cyakurikiranwa cyangwa se ashinjwa, ntagaraburanwa nta nubwo arakatirwa n'inkiko kubera ko ntagarajya mu rukiko. Turacyakurikirana ngo turebe ikiraza gukurikiraho nyuma uko bikurikirana. Hanyuma kucyane ko natwe muri aya makuru yarageze kuri iyi nkuru ya Disclaimer. Nje nitwa Ajabu Marashimana, abarindi bwanshi barakomeza Jables. Imboni TV, imboni ya rubanda.